ntago bishoboka ko Abanyafurika na Afurika bazatsinda intambara yo kwibohora, intambara yo kwigenga, intambara yo kuba umwe, yo kuba Abanyafurika nk'abantu bamwe. Ntago bazayitsinda batagira amahame, badafite intangiriro y'urugamba rwabo, sibyo, batazi umwanzi barwana nawe, umwanzi bahanganye nawe batamuzi. Ntago bishoboka. Bari mu ikote rya panafricanisme yaremwe n'abazungu, sibyo, kandi bagata ikintu cyabo kongonisme yabo bakayita kongonisme yabo ya kera. Yabafashaga kuba ibihangange, yabafashaga kugira ubwabo bwari bukomeye nka Ethiopia, kugira ubwabo bwari bukomeye nka Misiri, kugira ubwabo muri bukomeye nka Kushi, kugira ubwami bwinshi bwari bukomeye nk'ubwa Mali bwari buyobowe na ba Mansa Musa. Ntago bishoboka. Barandura ubwo bwami, haranduye icyitwa kongonisme, himikwa panafricaniste nayo y'agakingirizo itanemerwa n'Abanyafurika, yaremwe n'abazungu. Urumva ari gute se wajya mu rubanza umuntu uri kugucira urubanza ukaba ushaka kumutsinda kandi ari uri bugucira urubanza, ari we uri kuburana n'umuntu ugucira urubanza? Ntago bishoboka. Uyu munsi rero niyo mpamvu nifuje ko turebera hamwe inama twakifashisha zikoreshwa n'Abashinwa, zazanywe n'umurwanyi wabo witwa wazanditse mu gitabo cyitwaga Art of War. Yanditsemo amahame menshi, yanditsemo uburyo bwinshi abantu bakoresha barwana intambara n'uburyo bayitsinda. Uyu mucuzi rero, uyu mucurabwenge wacuze ubwenge bamwita Sun Tzu. Uyu munsi tugiye kureba amahame nibura icumi y'ingenzi yadufasha cyangwa afasha benshi cyane Abashinwa, cyane Abashinwa n'abanyabwenge bifashisha bagatsinda intambara zabo zo mu isi, intambara zo kwibohora, intambara zo kwigenga, intambara zo gutera imbere. Yes, tugiye kuyareba mu buryo burambuye rero. Hano ni ku nama z'Abagafashe TV, nababwiye impamvu iyi channel twayise inama z'Abagafashe. Abagafashe twababwiye ko ntago bifuza ko mugera ahantu bari, babaremera ibintu by'ubugoryi mugenderamo mukaba muzi ko muri kujya ahantu bari, nyamara ahubwo muri guhunga aho hantu, muva naho muri muhungaho muri, kandi mutari no kwerekeza aho hantu bari. Ntago rero urumva ntago babereka password kandi badashaka ko mugera aho bari. Reka turebe ihame rya mbere. Yaravuze ngo menya umwanzi wawe, wimenye nawe ubwawe, sibyo? Turabizi muri kongonisme ko bavuga ngo iyo wiyizi ubuza Imana. Ntago wakimenya Imana utiyizi, sibyo? If you know the enemy and you know yourself, you need not fear the result of 100 battle, sibyo? Bisobanura ko umuntu ugomba kubanza kumenya imbaraga ze n'intege nke ze, kandi akamenya n'izo bahanganye, aribwo atsinda buri gihe. Abacuruzi, abategetsi n'abanyapolitike b'Abashinwa bakunda gukoresha iri hame mu igenamigambi n'imishyikirano. Imenye wowe ubwawe, umenye n'uwo muhanganye. Iryo ni ihame rya mbere. Reka turebe irya kabiri. Intambara nziza niyo utsinda utarwanye. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Sibyo? Gutsinda utarwanye ni ubuhanga bukomeye. Bivuze gukoresha ubwenge, ubutasi, ibiganiro cyangwa imbaraga z'ubukungu aho gukoresha intwaro. Abashinwa bakoresha iri hame cyane muri diplomasi, ubucuruzi mpuzamahanga no mu kuganira ku masezerano. Sibyo? Intambara nziza niyo utsinda utarwanye. Iyo ni ihame rya kabiri. Reka turebe irya gatatu. Ubufindo cyangwa se strategy buruta imbaraga. Victorious warrior win first and then go to war, where the defeated warriors go to war first and then seek to win. Bivuze ko umuntu w'umuhanga abanza gutegura neza byose akabona gukora. Ni isomo rikomeye ku bantu bakora mu bucuruzi, politike n'imishinga, sibyo? Gukoresha ubufindo. Iyo ni ihame rya gatatu. Kane, koresha uburyo bwo kubeshya, deception mu by'ubwenge. All warfare is based on deception. Bisobanura ko mu rugamba cyangwa mu bikorwa bikomeye, ukwiyoberanya no kuyobya abanzi ari intwaro ikomeye. Mu buzima busanzwe bivuga kutagaragaza byose, gukoresha amayeri mu bucuruzi, politike cyangwa imishinga yo guhatanira isoko. Sibyo? Iryo ni ihame rya kane. Irya gatanu,
shaka umwanya mwiza, position advantage. He will win who knows when to fight and when not to fight. Sibyo? Umuntu w'ubwenge amenya igihe cyo guhangana n'igihe cyo kwihangana. Abashinwa babikoresha mu gufata ibyemezo by'ubukungu, bategereza igihe gikwiriye kugira ngo bafate isoko cyangwa bakore ishoramari. Sibyo? Shaka umwanya mwiza. Menya igihe cyo guhangana, umenye n'igihe cyo kwihangana. Sibyo? Iryo ni ihame rya gatanu. Irya gatandatu, koresha imbaraga z'abandi. Privilege. Sun Tzu yigishaga ko gukoresha imbaraga z'abandi kugira ngo ugere ku byo ushaka. Abashinwa babikoresha mu mishinga y'ubufatanye, partnership, aho buri wese yunguka mu buryo butagaragara ariko burambye. Sibyo? Koresha imbaraga z'abandi. Singo, iryo ni ihame rya gatandatu. Ihame rya karindwi, kugira amahoro ni igice cy'intambara. In peace prepare for war, in war prepare for peace. Sibyo? Umuntu w'umunyabwenge ahora yiteguye impinduka zose. Abashoramari n'abategetsi babikoresha mu gucunga ingorane no mu gutegura igihe kigoranye. Sibyo? Kugira amahoro ni igice cy'intambara. Umuntu w'umunyabwenge babitubwiye. Yes, iryo ni ihame rya karindwi. Ihame rya munani, kwigira ku byahise. Sun Tzu avuga ko uwirengagiza amateka yitegura gutsindwa. Niyo mpamvu Abashinwa bakomeza kwiga ku ntambara za kera, ubucuruzi bwa kera n'imico yabo kugira ngo batazongera amakosa. Murabizi bari bafite ubwami bwitwaga ubwa Ying, bwari buyoboye isi mu myaka 400. Sibyo? None icyo gihe baratsinzwe bava ariko urabona bari kwigarura ubwami. Amateka rero ni ikintu cy'ingenzi muri bato, mu rugamba. Yes, ihame rya 9, kumenya kamere y'abantu. Sun Tzu yavugaga ko intambara ari ingano y'imico n'ubwenge. Niyo mpamvu abategetsi b'Abashinwa biga cyane psychology, kumenya uko umuntu yitwara mu gihe cy'amahoro n'icy'intambara. Singo, kumenya kamere y'abantu, kuko ntago warwana n'umuntu nyine utamuzi. Niryo hame rya mbere nababwiye turyibukiranye. Singo, kwimenya wowe ubwawe ukamenya n'uwo muhanganye, kumenya umwanzi wawe, kumenya na kamere ye. Ibi bigufasha nyine kumenya igihe cyo kumurakaza kugira ngo akore amakosa igihe. Ibyo byose ni ibintu by'ingenzi. None Afurika n'Abanyafurika twe tuzatsindisha ikintu bita panafricanisme cyakozwe n'abazungu gute? Tugata kongonisme yacu iyo baranayisibye mu mitwe, nta n'umuntu ukiyibuka, ntabwo mukiyibuka, nimushaka no kwimenya mugasifata ibintu by'abazungu akaba ari byo mugenderamo, ntacyo muzageraho. Muzagumya mu abacakara, ubwami bw'Abanyaburayi buhore buganje muri Afurika, ndetse n'ubwami bw'inyeshyamba ari byo bihora imbere hano muri Afurika. Nyine umuntu umwe ageza yubaka ibintu, haje undi aje kubisenya, gutyo abantu bagikora gutyo bahore bazenguruka bameze nka. Ibyo rero ntacyo byazatugezaho, ntacyo byazatwungura. Bibiliya haranditse ngo mubaririze inzira zanyu z'abakera, inziza muzinyure, imbi muzihorere. Sibyo? Ariko ibyo ntabwo mubikora, murashaka ahubwo kugendera ku bintu by'abandi, ntabwo byabahira. Ihame rya 10 rero, guhinduka nk'amazi. Be formless, shapeless, like water. Amazi ajyaho ashobora kunyura, ntabwo ahangana, ahubwo ahindura inzira. Bivuga kuba umuntu ushobora guhindura bitewe n'ibihe, guhinduka bitewe n'ibihe. Ikintu gikomeye mu buyobozi n'ubucuruzi. Sibyo? Ndumva rero bihagije, reka dusubikire hano, tuzakomeza. Hano ni ku nama z'Abagafashe TV. Wowe utarakora subscribe, ndagira ngo ukore subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu. Kandi bino bintu niba wumva ari ingenzi kuri wowe, ntukibagirwe gukora share ngo bisangize inshuti n'abavandimwe. Murakoze.